wa mbere sore nayimbajyanye mu kwaka bibiri wa mbere basoma duhereye umuntu waho wa mbere biravuga ngo ibyo gusabira abantu bose. Irya mbere ya byose ndagugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware bose kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago, kubaha Imana kandi twitonda rwose. Amen. Dusubiremo urwandiko rwa mbere rwandikiwe Timoteyo igice cyawe cya kabiri ku murongo wa mbere. Irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira. Hano harimo